umugabo yagufatiranye amahirwe yuko umugore we yari afite indwara yuko yari afite amaso adakora neza, afite ubumuga bw'amaso, ahita agufatira uwo yitaga inshuti y'amagara, amuha akazi ko kuza kuryamana nawe. Ubwo tayari ahita yijyana n'uwo bakundanaga bajya muri honeymoon. Gusa muri uko kugenda we yararebaga, ahubwo na buri kimwe cyose bakoraga yabaga ari kubareba ariko yiturije, akanga kubereka yuko abona afite kuba yareba, arabihorera. Ahita gufatira umwanzuro wo gukomeza kubyikinisha akigira nkaho atari kubireba, ariko agira ngo azihorere. Ahita gufatira umwanzuro akaguma yigira nkaho atareba, aza no gukomeza kuryamana n'uwari inshuti y'umugabo we. Gusa mu by'ukuri yarebaga, aje kubyuka asanga uri muri ruhande ntago ahari, yagiye. Umugabo ahita amwiyandikisha amubwira ati nagize ikibazo mu makampani n'ibiki byose, ngiye kujya mu bihugu byanze kugira ngo ndebe ko nabikemura mu gihe cy'ukwezi, ndi kujya kubikemura ndeba ko byagenda neza. Gusa ibyo byari kwirutsa kugira ngo agende abe yabonana n'ako gahabara, ahita agenda aramusiga. Gusa umugore yari agufite indi bipanga agiye kujya yakora, yahise agufatira telefone, ahita ahamagara sekiriteri we igitaraganya, ahita amubwira ati amafaranga yose washyiraga mu mugabo wanjye yose ndagira ngo yakuremo, na kontra n'ibiki byose twajyaga dusinyanya n'ibiki byose ubisibe bikureho, ndetse n'imodoka y'agaciro cyane yaramuguriye yo kuzamuha nk'impano y'ubukwe bwabo bakoze. Ahita anagutegekera asistanti ati amakarita yanjye yose nakoreshaga amabanki yari afite amafaranga adahagarara kuri yo, ndagira ngo ayo mafaranga yose uyahagarike, ndetse ntihagire n'ikindi kintu ashobora kuyakoresha. Byaje kujya naho aza kubibwira ababyeyi be, ararakara cyane ababwira ati uwo muntu tugomba kumwigisha isomo. Ati gusa nyine tukahita tubirangiza bikarangira atari ko ntago nava ku bintu byoroheje, agomba kubanza akagaruka akanabyibonera, njyega mwibonera n'amaso yanjye abura buri kimwe, ndetse akabura n'icyo akora. Ni nabwo se umukobwa se amubwira ati imitungo ya kampani ndashaka kugira perezida, n'ubundi ukahita ugenda ukayinheritinga ukahita uyijyamo. Gusa umugabo we yarari nihabara, ntabwo akamenya ibyo umugore yamaze gukora. Bagiye no kujya kumugurira agakufe gahenze cyane, keza cyane rwose, ukabona karabagirana. Afashe ikarita yitanze kugira ngo barebe ko bakura amafaranga, basanga ikarita iri kwanga. Araje ahamagara umugore aramubwira ati se mbwira mu busobanuro bw'ukuntu ikarita yanjye ndi kwikoresha nikora. Ati wenda wasanga habayemo ikibazo cya system ikaba itari gukora ikora mu bihugu byo hanze, rero byihanganire. Kandi ahita anamukupa, ahita anamwiryaho. Ubwo utari bari bafite gusubiza umukufi w'abandi, agashoro ke kagenda kababaye. Gusa byose rero koze bishaka kuko byari umupangu we, agakomeza n'ubundi akigira kuri wa mugabo, akigira nkaho abonye umugabo we, azi ko ari umugabo we, akomeza no kujya aryamana nawe ku bushake, abishaka yigira nkaho azi ko ari umugabo we ushobora kuba wagarutse, n'undi nawe akananirwa kwihangana, bikarangira bakomezanyije, bakajya bararana bakanabana. Nibwo umugabo yaje kugaruka avuye aho yari yagiye, n'uwo nihabara rye baje basanga umugore yaje kubareba, yaje no kubategereza, basanga kabisa yabategereje. Atangira kuvuga ati noneho ndabigenza gute, atari ko atabonaga, ahita avuga ati uyu nguyu ni umuntu dukorana undi iruhande, kuko ntabwo ari kumenya ngo ninde cyangwa nihabarage cyangwa nibiki. Muri ako kanya sakira telefone iri kumubwira ati ibintu byawe byose byo muri kampani yamaze kurangira, ibishoro byawe byose byashizemo, iki byose byaguye hasi. Yese yumva apanitse, ahita avuga ati kanjye kureba ibyo ari byo. Mu gusigarana n'iryo habara, ibiharo rye riramwegera, aravuga ati reka ndeke no gukomeza kukwigiraho umwana mwiza, ubundi ninjye mukunzi we wa nyawe, ni nanjye tugiye kuba twanabana, tumaze na honeymoon turi gutembera hanze. Atangira amubwira nabi cyane. Gusa umukobwa nawe yari pfanye, ahita amubwira ati nta nubwo rwose uri umugore mwiza wakabobera uriya mugabo kuko uri kibi cyane. Atamubwira ati nta n'impamvu yo gukomeza ngutakaza amagambo. Ahita agenda asigara aho ngaho yamanjiriwe. Yahise yakira telefone itunguranye imubwira yuko ashobora kuba atwite iturutse kwa muganga, aje kureba asanga n'ubundi mu nda ye harimo umwana. Gusa icyari gihari ni uko uwo mwana atashoboraga kuba ari uw'umugabo we, kuko yari amaze iminsi aryamana n'uwari inshuti y'umugabo we. Rero kugira ngo yihorereho kuri ubwo buryo yaje nabyo kubikora. Ntibyahereye ahubwo yahise afata n'inzu yabo babagamo, ahita azayigurisha umugabo wawe kwitozaga ibintu by'amaboxing ku mafaranga make cyane, bahita banayimukiramo vuba. Umugabo atashye akinguye asanga umuryango bahinduye serire, aza kwibaza se byagenze bite. Hahita haza umugabo w'ibonsa w'injeya kuko yakinaga boxing, ahita amubwira ati bite byawe, ndashyi gitumye uza hano. Ahita amukubita n'agatuza aramubwira ati ntago wakinjira muri inzu. Ati bite byawe, wabuzi uwo ndi we? Ati ibyo uri bigira byose ntago waza kugira ngo uze mu rugo rw'umugore wanjye, kuko yari boxing kocha yamukubise knockout, ahita amusohora mu
mu nzu azahamagara umugore we ati byagenze bite n'icyo wankoreye. Akomeza atongana cyane atazi ngo ibintu bimeze bite. Telefone bahise bamukupa bahita bamumesa. Yagize uburakari bwinshi cyane na telefone ahita yimena nimba yayihoye ikintu ibyo utambaza. Ahita akomeza ahita naza aza kuri kampani ngo arebe ko yahiga uwo mugore wiwe abe yamubona. Gusa bari muri staff wese amuhagarika ati ntiwakwemererwa kwinjira hano, nta appointment ufite, nta muntu wemerewe kwinjira hano. Ati ariko ndi umugabo we. Ati ibyo ngibyo byaba ari byiza gusa ntabwo wemerewe kujya ahangaha. Yese yaka telefone hano ko yari yanayimennye ahita ajya guhamagara ati ibintu wankoreye ni ibiki. Arongera ahita amukupa atanamwitayeho. Abasekirite bahita bamusohora nk'akabwana bitajugunya hanze. Kuri uwo munsi nanone bahise baza mu iduka rya famiye yabo we na nyina baje kugira ngo barebe ko bahaha agakanzu keza. Bahita baza aho ngaho bagiye kureba agakanzu keza yari gupanga ikanzu azambara ku munsi w'ikirori kugira ngo nyina azaba akeye ameze neza. Aje kureba agakanzu ka designinzwe neza n'umuntu urenze aravuga ati agiye kukwishyura. Ryabara ryese rigaragara aho ngaho riramubwira ati iyi kanzu nayijeho kandi ndashaka kuyigura kugira ngo nyihereze nk'impano yo muri kampani y'umugabo wanjye uzayobora iyo kampani azaba ariyo mpano muhereza kugira ngo ngire umukunzi wanjye bakomeze baduhe ituze muri kampani. Aramubwira ati ariko nyuma yo gushaka kunyiba umugabo ukaba washatse no kumunyiba amanywa nijoro wiba abagabo b'abandi ndetse n'imyenda nayo urashaka kwibuka yijyana, mbese umeze nkaho nta n'isoni ugira nta n'agaciro uhereza ibintu. Aramubwira ati ahubwo ndagukuba kabiri aya mafaranga njye nyigure, ndashaka kuyigura nkayigutwara. Ahita amubwira ati nanjye rero ndongera amafaranga akomeza azamura ibiciro akomeza kugira ngo nawe arebe ko yamwemeza. Ahita akomeza nazamura ibiciro avuga amafaranga ari hejuru cyane. Arangije birangira atakaje amafaranga arenga miliyoni 14 ari kugura ikanzu, kandi iyo kanzu n'ubundi yari ikanzu idahendutse bisa nk'aho agapangu bari bamaze no kumupangira kugira ngo abe yayigura. Ikanzu igura amadolari 500,000 yayiguze amadolari. We yaragiye kugura miliyoni 14 bamupandishije agenda yishimye azi ko atsinze umuntu, kumba atazi ko ari no kugurira ikanzu uyu mukobwa, atazi ko ari we n'ubundi ari kuyigura ko nagarazi ko ari ugiye kwegukana kampani. Ubwo yaje kugambana n'umugabo avuga ati bajyeyo bari kujyaho ikirori ku munsi w'ikirori batumiye abantu bakire bose bahaje. Umukobwa araho ngaho yiteguye ko baza kumuhamagara, kumbe hari ya nshuti ye y'umugabo we baryamanye bakamarana amajoro ariko yari yaje yambaye neza nk'umuntu w'umukire rwose nk'umuntu uhenze. Icyari gihari ngo yari umwana w'umukire urenze cyane mu mujyi, gusa ntabwo byari bizwi n'abantu bose. Ako kanya yari yazanye n'impano ihenze y'umukufu udasanzwe ugura amafaranga ahenze cyane ari hejuru ku buryo mu bari aho abari kwigondera kugura bari bakeya, nta wari uzi ko ari umukire bingana gutya. Nibwo uwo wakundanaga n'umugore hano yabonye impano azanye aza kumwegera amubaza se wambwiye n'ibiki byawe bikuranga bya nyabyo? Ati ni ibiki mbwira. Mu kumubwira ambwira ati wowe wasize umugore wawe uramusigura munsigira, rero nyine uza kudushimira ahubwo ko nsigaye nkundana n'umugore wahoze ari umugore wawe, kuko ubu tayari ashobora kuba agiye kumbera umugore wanjye kandi twamaze no kubigaragaza ku karubanda benshi barabizi, ahubwo niwe utari ubizi. Rero mfite umugore. Ni nabwo icyo gihe nk'uko bari babipanze papa w'umukobwa ndetse nyiri imigabane myinshi cyane urenze muri no kampani ukuriye abantu bose, nibwo yahise aza agiye kugutangariza avuga ati mfite umukobwa hano ugiye kuba umuyobozi mukuru wa kampani, umuyobozi mukuru urenze. Hari uwazaga amanuka mu makanzu meza cyane, umukobwa mwiza ndetse w'igikundiro, n'ikanzu nziza cyane. Umukobwa wacu aba arahigereye, abenshi bari bari gukoma amashyi bataramenya ngo ninde uri kuza, n'umugari gukoma amashyi yishimiye umuntu uri kuza ko ntabwo yarazi ngo ninde. Muri ako kanya bararebye bitegereje neza, ntabwo bari bazi uri kuza. Barebye basanga kumbe n'uwo yarazi nk'aho ari umugore we. Yibaza uburyo cyaje kugera ahangaha akaba ari nawe ugiye kwita yegukana ino kampani, akaba agiye kuba umunyamigabane ikomeye cyane. Muri ako kanya nibwo yahise atangira kwicuza, aribaza ibi bintu bigenze bite, ni iki kibaye, ni gute ashobora kuba afite iyi kampani mu biganza bye. Yatangiye kumva yicujije kuko mu gukundana kwabo ntabwo yumvaga karenze muri ubu buryo, ndetse afite n'aya mafaranga. Ariko umukobwa yari yanamupanze yamubaze kuko yamucaga n'inyuma. We yarazi ko afite n'ubumuga bwo kutabona, kumbe byose byari umupango w'umukobwa kugira ngo azamenye niba umukobwa umusore bazakundana azamukunda bya nyabyo. Nibwo yateguye biriya byose akigira impumyi n'ibiki byose. Gusa umugabo nyuma yo kumuhemukira yagufatiye umwanzuro nyine kuba yakihorera. Abaraho bose barabirebye birabatungura, bumva batangiye kwicuza imbere ya buri umwe kuko nyine umukobwa yari yamaze kubakina agakino kadasanzwe. Basigaye bicuza, yari amaze kubona umwanya wa kampani ndetse amaze no kubona umugabo mwiza w'igikundiro wahoze ari inshuti y'umugabo we. Bari bo bagiye kwita bahita bagira bate bahita babana. Ubwo tayari amwihoreraho muri ubwo buryo.
ndetse n'ibyo yaramuhaye byose abimwambuye. Ese murumva umukobwa yaramugiriye neza cyangwa basi ari kumurikira n'ibyo yaramuhaye akabigumana? Ni Shafi Entertainment nk'ibisanzwe, turabakunda cyane. Naho ubutaha mu zindi tuzagenda tubereka ndetse no mu bindi bintu byinshi by'ubwenge bigiye bica hano kuri YouTube channel yanyu. Cyo usabwa no gukora subscribe, ubundi ibintu bikakugeraho ari byiza kandi bitunganye.